uyu mugore abwira umwishuza ngo itonde, aba bana nubwo ari imfubyi hari ingingo ibarengera, ise yari umuntu mwiza. Umugore abwira umwishuza ngo ntegereza gato, umugore agenda yambaye udukweto tuvuga ngo Yesuniwe nihishemo. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Bakunzi b'umusaraba mwese ndabasuhuje, amahoro y'Imana be muri mwe. Nitwa Nyirapasika, nejejwe nuko Imana impaye umwanya kugira ngo dusangire ijambo ryayo. Bonereho gushimira abakunzi b'ijambo ry'Imana badukurikirana umunsi ku wundi. Imana ibaha umugisha. Munyemerere dusenge, dushime Imana iduhaye uyu munsi mwiza. Turagushimiye Mana yacu, ise umwami wacu Yesu Kristo, Imana nyiribihe, Imana irema ibitariho bikabaho, Imana itica gahunda, Imana itaneshwa, Imana ifite ubuzima bwacu bwa none ikagira n'ubwejo, Imana umubyeyi, Imana umuhetsi mwiza. Turagushimiye ko turabo waremye kandi ukaturemera imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Turagushimiye umwanya mwiza uduhaye wo kugana ijambo ryawe. Iri jambo ngwino uriherekeze kandi urisoreshe icyo waritumye, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, amen. Munyemerere tuganire ijambo ry'Imana. Turasanga mu gitabo cy'Imigani ibice 13 ku murongo wa 22. Igitabo cy'Imigani ibice 13 umurongo wa 22, hari ijambo rivuze ngo umuntu mwiza asiga umwandu uzagera ku buzukuru be, kandi ubutunzi bw'abanyabyaha bubikiwe abakiranutsi. Dusubiremo, hari ijambo rivuze ngo umuntu mwiza asiga umwandu uzagera ku buzukuru be, kandi ubutunzi bw'abanyabyaha bubikiwe abakiranutsi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndanezerewe kubw'uyu munsi Imana ikomeje kutwongerera. Ndashimira Imana ko turi bazima, ndashimira Imana ikomeje kubana natwe. Imana ihabwe icubahiro. Munyemerere rero tuganire ku iri jambo Imana ishize ku mutima, rifite insanganyamatsiko igira iti umuntu mwiza. Umuntu mwiza. Bifurije kuba abantu beza. Umuntu mwiza. Kuba umuntu mwiza ni inyungu zawe, ni wowe bifitiye inyungu, ni nko guhinga mu kwawe. Kuba umuntu mwiza ni wowe ubifitemo inyungu. Umuntu mwiza. Bibiliya, igitabo cy'Imana, ahantu dusomye ni mu gitabo cy'Imigani. Abahanga bavuga ko cyanditswe n'umugabo witwa Salomo. Salomo yari afite ubwenge yahawe n'Imana. Ndabatangariza ko mu ishuri biga ubumenyi, ubuhanga, ariko ubwenge butangwa n'Imana. Uyu Salomo yari afite ubwenge yahawe n'Imana. Ndashimira Imana yaganiriye na Salomo ariko kanunga, ititaye kuri kavukire ye, ititaye ku ntambara yanyuzemo kugira ngo abe umwami. Murabizi ko Salomo yavugaga kuri Dawidi, avuga ku mugore witwa Batisheba. Yahuye n'intambara, yahuye n'urugamba. Muribuka ko witwa Doniya yashatse kuburizamo umugambi w'Imana, ariko Imana ikomeza guhagarara kuri Salomo. Adoniya ariyamamaza ariko birangira bifashe ubusa. Rikoma ushimwe ko hari abiyamamaza bigafata ubusa, ariko uwo wavuze umuhagarara. Mana ishimwe. Uyu Salomo rero ubwenge yari atunze yabuhawe n'Imana. Bifurije ubwenge buturuka ku Mana.
iki gitabo cy'imigani niwe wacyanditse. Ageze muri ibi bice 13 arandika ngo umuntu mwiza asiga umwana uzagera ku buzukuru be, kandi ubutunzi bw'abanyabyaha uko bagoka kose, uko bavunika kose, ngo bubikiwe umuntu ukiranuka. Kwifurije kuba umuntu mwiza, kaba umukiranutsi. Imana ishimwe. Umukiranutsi nubwo yaba mugufi, umukiranutsi ashobora kuba adafite imiryango ikomeye, umukiranutsi ashobora kuba atarize menshi, ariko ngo kuba akiranuka, ubutunzi umunyabyaha aruhira ngo buzarebwa n'umukiranutsi. Bifurije kuba abakiranutsi. Salomo rero arandika ngo umuntu mwiza, kuba umuntu mwiza nitwe bifitiye inyungu, ni wowe bifitiye inyungu. Burya umuntu uhinga mukwe ntabwo asiga, umuntu uhinga mukwe aharanira kubona umubyizi kugira ngo azabone umusaruro. Imana ishimwe. Salomo arandika ngo umuntu mwiza azasiga umwana. Mujya mwibuka ko hirya y'ubuzima hari ubundi buzima. Mujya mwibuka ko uyu munsi ushobora kuba ukomeye, ejo ukazaba udakomeye. Ese ujya wibuka ko uyu munsi waba utunze, ejo ukaba udatunze. Salomo we rero aravuga ngo umuntu mwiza azasiga umwana uzagera ku buzukuru. Bivuze ngo iyo ubaye umuntu mwiza, ni inyungu zawe uyu munsi n'ejo kuba zagukomoka. Urugero rwa hafi, umugabo witwa Obadiya mu gihe cye yabaye umuntu mwiza ngo akagaburira abakozi b'Imana. Igihe kiragera Obadiya arapfa, ariko apfa yarabibye, apfa yarabaye umuntu mwiza, apfa afite ubuhamya. Kwifurije kugira ubuhamya ukaba umuntu mwiza. Iyo umuntu afite ubuhamya bwiza ku musozi, niyo abana be batambutse basoroma imbuto nziza umubyeyi we yabibye. Umwana aratambuka avuga ati ni umwana w'umukozi w'Imana, ni umwana w'inyangamugayo. Ariko muzarebe y'umuntu afite ubuhamya bubi ku musozi, n'abana be batambutse baravuga ati ni abana ba cyaki, ni abana ba wa mugome, ni abana ba wa nyamujinya. Ariko iyo ufite ubuhamya bwiza bibyara inyungu kuri wowe no kuba zagukomokaho. Obadiya arapfa, ariko apfa yarabaye umuntu mwiza. Umwishuza araza ngo aje gutwara abana. Mwibuke ko ari abana b'umuntu wakoze neza, mwibuke ko ari abana b'umukozi w'Imana. Umugore wa Obadiya ngo abwira umwishuza ngo itonde, abana banjye bafite ingingo ibarengera, ukwiye gushaka ingingo ikurengera, kuko hirya y'ubuzima haba hari ubundi buzima. Uyu munsi wa none ushobora kuba uri guseka, ariko ujye witegura ko hirya y'amaseka hari amarira, hirya y'amarira hari amaseka, hirya y'ubuzima haba hari ubundi. Uyu mugore abwira umwishuza ngo itonde, aba bana nubwo ari imfubyi hari ingingo ibarengera. Ise yari umuntu mwiza. Hanyuma rero yakoreye Imana, kandi iyo yakoreye irazirikana. Umugore abwira umwishuza ngo ntegereza gato. Umugore agenda yambaye udukweto tuvuga ngo Yesuniwe nihishemo, yambereye ubuhungiro, nawe ndazampemukira, azambera ubuhungiro. Uyu mugore aragenda asanga umukozi w'Imana witwa Elisa, aramubwira ngo umugabo wanjye yarapfuye, ariko yari umuntu mwiza. Mu gihe cye yakibyaje umusaruro. Igihe cyawe murokore inshuti yanjye kibyaza umusaruro. Ubu umuntu mwiza ni wowe bifitiye inyungu. Password y'ubuzima ni ukuba umuntu mwiza. Kwifurije kuba umuntu mwiza uzasiga umwana uzagera ku buzukuru, kandi ubutunzi bw'abanyabyaha bubikiwe umuntu ukiranuka.
hanyuma aramubwira ngo umwishuze ubu umusize mu rugo. Elisa aramubwira ngo none ufite iki mu rugo? Umugore aramubwira ngo uretse utuvuta. Elisa aramubwira ngo nshingiye ko umugabo wawe yabaye umuntu mwiza, igihe cye yakibyaje umusaruro, imirimo ye tuyigeretse kuri utwo tuvuta, ngo imirimo ya Obadiya iraremera kuruta amavuta. Umugore ageze mu rugo ngo atira ibintu kuko umukozi w'Imana yabimubwiye, ibintu arangije ngo abyuzuza amavuta, icyo asutse mu kikuzu, icyo asutse mu kikuzu, icyo asutse mu kikuzu. Hanyuma ngo amaze kubona ibintu byuzuye yabitiye mu baturanyi. Haleluya, by'ubu umuntu mwiza. Hanyuma uyu mugore ngo aragenda asanga Elisa, aramubwira ngo bya bintu byuzuye. Elisa aramubwira ngo genda ugurisha wishyura umwenda, asigaye agutunge wowe n'abana bawe. Umuntu mwiza na nyuma y'urupfu rwe imirimo ikomeza gukora. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mana, wowe udakiranirwa ngo wibagirwe imirimo abera gukora. Umuntu wese tubanye mu ijambo ndamusengeye, ndamwingingiye, ndamuhendahendeye umushoboze kuba umuntu mwiza. Nta wabyishoboza kuko ntibyigwa mu ishuri uretse wowe ubiha umuntu. Ndakwinginze ngo umuntu wese wumvishira ijambo umuhindure, umushoboze kuba umuntu mwiza. Kandi utubwiye ko ari twe bifitiye inyungu, ushoboza umuntu wese kubiharanira. Tugushime ko mvise gusenga mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen, amen, amen.